Njyewe perezida ndahiriye iki gihugu cyacu cya kigunira ko nzayoborana umurava, ko nzashyira inshingano zanjye mu bikorwa, ko ntazatatira igihango. Imana ibimfashemo. Murabizi ko nubwo iki gihugu cyacu cya kigunira cyaranzwe n'amateka mabi y'ubugunira, ariyo yakigize ikigunira, tugomba kugikorera n'imbaraga zacu zose, tukacyubaka, tukakigira ivarisi buri muntu wese wo ku isi yakwifuza gutera ibitugu. Ibyo ntitubyemeranyaho? Yes, your excellency. Ngaho rero ni mumpe ibitekerezo. Nyakubahwa perezida, abantu b'amagare na moto barimo kutubyiga mu muhanda rwose kabisa. Tubakure mu muhanda wacu twiyubakiye, barimo kurya ibivuzo n'amandazi. Mfasha umwana wo mu bipanga ibitekerezo. Ubwo ni Sererake na Nido bikugarutse. Umfasha wowe minisante. Imodoka wari ufite uyisige hano, bagushakira igare, aba ari ryo uzajya ugendaho. Nyuma y'amezi 3 tuzagaruka hano mu nama, utubwire niba icyo gitekerezo cyawe kigihagazeho. Yes, excellent, your excellency. We Kadugara, reba muri ya kontineri iri inyuma y'amagare, urebemo akagare keza kagikomeye, ugashyire muri parikingi ya minisante. Ubonye uvuga ngo dushaka uko tugabana umuhanda, uko kwivanga biteye impungenge, kandi nabwo mu gihe ibyo bitaragerwaho, mujye mubaberekera, mujye mubagendera neza. Kigarasha.